ku makuru mfite atariho ivumbi abanyarwanda bakwiye kumenya MBONYI yamaze gufata irembo Israel MBONYI yateye gapapu umuramyi mugenzi we no kuvuga ngo ukuntu byatangiye Israel MBONYI yaterese Jori afite undi musheri umusheri wafashe n'irembo no kuvuga ngo ku makuru nyuma y'irembo irembo rimaze gufatwa Kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane ku kibigano bya Max TV ndetse na JALAS official TV nizere ko muri amahoro abantu badukurikira bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'imbizo Rwanda mwese tubaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi abantu badukurikira bari hano mu Rwanda ofi n'abadukurikira bibereye hakurya muri dollars muri dollars no mu mayero no muri ya mafaranga ukoresha gusa cyangwa nta muntu wapfa kugufata ni faranga ritari yerope zankora se byaba rivuye meruka guhura n'abahungu amayero atungwa muri monetize meruka guhura n'abahungu mwakoranye mu isoko rya Nyarugenge bavuga turi muhungu yakize bitunguranye ngo agakoneke kubukire ntago kigeze gacura gatangira kuzamuka kahise gakomeza ko twacuramyira abantu dusangiye umwuga murebe kuri estimated hari umugira neza yitwa Yvette ikiganiro nakoranye na mama Angelique ejo yanshyiriyeho super thanks azari mu mafaranga y'Abarusiya Amarusiya nayo njya mbona bari ku 1350 y'amanyarwanda urumva urabyivugiye ndamushimiye cyane turava bani cyangwa ni location n'ubundi nabani oya zira rimwe n'ayandi ntabwo ari mobile money kandi unanatwara tambitsemo ingingo ikomeye abanira dukopa kandi aza 70% yayo baguhaye niyo ubona abantu bagiye bakanda kuri super thanks baba bagize neza cyane uziko nta muntu uranshimira kuva ariko barabyaje ari n'undi weruka kumana none super thanks y'amadolari 20 sha mujye mudushimira we sha ibi bintu rero biravunanye cyane burya hari igihe abantu baba batazi uburyo nta muntu numwe ukora kano kazi utarivuza umutwe wanze gukira yego icyo nicyo 100% umunaniro ukabije nacyo kiri mu bintu njya mpuriraho n'abantu bakimbwiye kabisa yego ngiye kuganira na JALAS tugiye kuganira ibintu bitari byinshi cyane ariko ni ibintu mwari mukeneye numwe mu bantu nishimira kuganira nawe twari tumaze igihe naramubuze nawe yihugiyeho ntabwo njya mbeshya ariko ngize amahirwe uyu munsi yo kumubona no kongera kuganira n'abantu bo kuri JALAS official ndetse no kuri Max TV abo kuri Max bo dukunze guhorana ariko abo kuri official ntabwo nkuze kugira amahirwe yo kuganira nabo uzantumira umunsi umwe nanjye ubu nanjye ndi hano naje guserebura 100,000 yo kuri Max TV nanjye mukandiho nyawe bakandiho babyuzuze kubera ko tugiye no rirafasha ni sawa cyane kubatabizi wenda tubanyuriyeho gake iyo umuntu ageze muri la range hari nubwo abafite abakonsilita bagenda bamufasha muri bino bintu yego YouTube itiguhereza abantu bari personal ushobora kubaza mu gihe cyose wagira ikibazo mu buryo bwihariye mushobora kuvugana bagize ikibazo bitagombeye dufashe rero ryuzure batazaduteza ibibazo mbere akazi biteye iminsi yaribaye myinshi pizo ngira ngo akazi si ibyo twahereyeho nyine ariko kaba kagenda buriya nta muntu ukwiye kwiramanta ku kazi ko ugomba kugakora no matter what kono wagatangiye yagiye atakarangije ubwo rero hari abantu bagiye banenga abantu barimo nawe ko
uri mu bantu bibasira abandi bantu mu kazi ukora ka buri munsi k'itangazamakuru? Urugero rw'aho wabibasiye cyangwa nibasiye eh mugenzi wanjye we ko hari ahantu wagiye ukomoza kuba kumoza ku banyamakuru bagenzi bawe gutyo gusa nta mpamvu so impamvu ibihari nanjye hari bankomozaho ntawe ari iby'urwango niba ari iby'akazi icyo ntakora sinakasa mugenzi wanjye ngewe personal ariko ari nk'uyu mureba ese ndayisimbukira iki si umuntu nk'abandi no kuba umunyamakuru kugira ubone uko wihisha ni ubwihisho wewe ko ndi umunyamakuru mvuga nkandi ye mubavuga ye mutumanuka mbese ntabwo ujya uhura na comment abantu bakubwira bati ese kano kazi kawe hari igihe habamo kwataka abantu wenda bikarengera cyane cyane byakundaga kuza ugikorana na mugenzi wawe Jean Paul muri no minsi ntago abantu bakimubona kuri JALAS official ni n'ubwa mbere kuri Max TV nkomoje kuri icyo kintu hari n'abantu bagiye banyandikira batatekereza yuko ngewe nawe dushobora kwicara tukaganira cyane hariya wibarizaga kumbe wibarizaga newe uri kubisasira bati Jean Paul yagiye hehe oya Jean Paul arahari nkunze gukurikirana ibiganiro bye akora kuri 3D Plus kugira ngo siho akora ariko arahari aho ntiduherukanye byo personal ariko ntekereza ko ameze neza kuko ahuzwaga n'akazi akaba yaragahinduye se nyine ntabwo tugikorana nyine nkanjye JALAS ntabwo yahinduye umwuga ariko yahinduye aho yakoreraga mwarashwanye cyangwa habaye kutumvika gushwana we ese ngo ntimugihura ngo nta makuru yeruka abagabo babiri bagashwana bibaho iyo batumvikanye byitwa iki ntabwo twashwana ubwo byakwitwa iki byakwitwa ko imikoranire yahagaze ariko gushwana bro gusa icyo wari uvuze cyo kijyanye no kuvuga ngo habayeho kwibasira bagenzi banjye ubwo nacyumvise nyine ni wowe wivugaga ariko urabizi ukuntu case yagenze kandi noneho ndagira ngo tunagishyireho umucyo abantu bajye babimenya wenda habayeho kurengera kwinjirira umuntu mu buryo usa nkaho urimo kumuharasinga ugendeye ku bintu runaka nabyumva ariko ubundi nta mutima mubi nta mutima mubi uri muri bino bintu akenshi ibi bintu ukuntu bigenda ubwo ni Jean Paul ari bwumve wenda Rwema yakoze comment nawe ayivugeho Rwema nimuzana nawe abivugeho kandi bihita birangira hari abana hari igihe bajya batekereza ko urumva ni nk'icyo nyine wari uvuze uti hariho umuntu ushobora kumva ko JALAS na Pizzo badashobora no gusuhuzanya na hayi n'iki kandi urabizi ko turavugana umunsi ku munsi aka kazi se utavuganye n'abantu wagakora uti ntabwo gashoboka utavuganye n'abantu wakibashisha ntabwo wakibashije bisaba rero ngo habe imikoranire hari abantu bagira character zitandukanye umuntu ashobora kuba afite character yo kuvuga ibintu akabivuga uko byakabaye akavuga nyine uko byumva nta kwitangira hari n'undi uvuga wenda ashyiramo iyo mibare so rero abantu baratandukanye ntekereza ko hatabaye harimo urundi rwango rw'umwihariko n'ubugome showbiz niko iteye showbiz ni ukuvuga ibintu ni amakuru n'ubu twicaye aha ntitwava aha tutavuze amakuru kuko amakuru ni menshi kandi inkuru ni ikidasanzwe kandi inkuru nta nkuru wavuga ku gipangu cya bani wenda ushobora kugivuga uko cyasenyutse cyangwa wenda cyabaye ukundi ariko
interview wayikoresha umuntu wo kurambana nicyo navugaga umuntu azamo inkuru nikidaza nk'ubu ngubu abantu barabizi mu minsi yashize kubera ko ari ibintu abantu batajyaga babona abantu babonye ifoto y'umukobwa bivugwa yuko ari mu rukundo na Mbonyi bita bisakuza cyane kubera ko Mbonyi ntabwo ari umuntu tumenyereye mu rukundo ntabwo ari umuntu tumenyereye muri aferi z'abakobwa Mbonyi ni umuntu ni igitaramo aferi kabirarangiye ariko nyine ni nk'ibyo urabona nka Mbonyi inkuru y'urukundo ni inkuru kuko tutabimuziho ariko hari nk'umuntu ushobora kuba atandukanye na batandatu kiri inkuru atakiri inkuru ukajya uvuga uti ahubwo reka dutegereze undi ahubwo reka dutegereze ariko Mbonyi Mbonyi aramurongoye nimba koko aramurongoye jori umukobwa ko ari mwiza cyane harya ngo ni umufaransakazi se ngira ngo bari muri Hollande ku makuru mfite uriya mukobwa wa Hollande ariko nyine Hollande se siba muri Schengen bansajyayo byoroshye kuko ngira ngo akenshi ni naho donc baruhukira kenshi iyo bagiye kuri Schengen hararyoshye ariko tubibona ku mafoto agira umuntu uvuga uti haryoshye hate jara ngo yitwa Jori ngo rero ni Jori nabonye batangiye kumwitiranya na Miss Jori ariko bamugane banditse nihe nabibonye ni kwa CHITA yanditse Jori ngira ngo wa mugani sinibukano nabibonye na mu makomenti mu biganiro abantu bari gukora bari kumwitiranya nkavuga ngo ngurwo byaba ari byiza tubonye ngo ubukwe ngo bwambonye na Miss Jori ni Jori ariko ubwo ni na Jori nyine tu asubwo nibyo ra harya Jori y'igifaransa niyo Jori y'icyongereza byose bura byose su munezero sinzi ubwo byayose ndi umuntu wanyuze mu ishuri cyane ku buryo ibyo bintu ubwo naba ntarahakandagiye ntago ndi umuntu warinyuzemo cyane gusa ku makuru mfite atariho ivumbi abanyarwanda bakwiye kumenya Mbonyi yamaze gufata irembo inkuru ababundi abantu bagiye bazana inkuru za Mbonyi ariko wa mugani ibindi twari buganire reka mbe mbiretse kambaze nkwegere atangiye kuneza Mbonyi cyambo wanjye kubera ko abantu bose bagiye bavuga inkuru za Mbonyi no kuzana agafoto muri kayitirangiriraho bamwe bakanatekereza yuko yeregeye nko gushutinga cyangwa abanyarwanda bakeneye ubwino abanyarwanda bakeneye inkuru ya Mbonyi nabonye bose bunkoraho da ariko buriya inkuru yari wizeye suruse nta kibazo kandi ibintu bya Mbonyi nta no hari si ibintu byiza se si amakuru meza n'amakuru meza mugeni kurongora ubukwe si ibintu byiza pipipi twayikubica hejuru ko bafashe irembo se koko cyarize ahubwo mbaza ngo byatangiye bite irembo Mbonyi yafashe kwa Jori ryari irya kangahe Jori afatiwe ubundi aho niho ruzingiye ariho mpere aho ruzingiye Mbonyi se amaranye igihe reka wabaritse nkabanza nkaheretse ku nkuru yawe y'urukundo nimba hari amakuru make wawe ufite banza banyumve Israel Mbonyi yateye gapapu umuramyi mugenzi we wiyo hakurya se cyangwa wa hano umuramyi unakomeye cyane Mbonyi se nawe kandi ku marembo y'ijuru ntabwo yabikoreye ubugome okay reka tubwire abanyarwanda ukuri ku rukundo ruba ruri ubugome bwo uko nidukomeza kubivuga gutyo biraza kungora ngewe sizi guca inkuru hejuru kandi nanjye umuntu angendereye akayica hejuru ndababara reka rero tuganirize no kuvuga ngo ukuntu byatangiye Israel Mbonyi yaterese Jori afite undi umusheri wafashe n'irembo akaba n'umuramyi ukomeye cyane usa mvuga indirimbo yatera indirimbo y'uwo muramyi se oya amutaye hanze nta kintu bitwaye urukundo kuko ni uko byakugezeho bizagera no ku bandi okay reka tworohereza abantu kugira bumve inkuru bayisangemo umutipe
wabenzwe mbonye agateka ingova cyangwa se agafatiraho no muri healing worship team iyo yari yarafashe irembo ariko ku makuru mfite mbonye nawe irembo yamaze kurifata ubu yafatiwe se ave igasabo se oya ave rega jori ntitumuzi irembo ryarafashwe jori ura n'umuntu wa danje wa danje batumva ngo n'umuntu mubi n'umuntu munini n'umuntu wari ushakwa naba bantu twakwita aba top kubera iki nyine hari ugiye umukobwa nyine abakonvenka ubwiza wenda ubwenge famiye we niki muri ibyo we niki muri ibyo tuvuga ibyo tubona basi ubwiza none ibyo abantu batabona yavugwa na mbonye nanjye kumuvuga mwe w'irembo rya mbere nibyo byarabaye mbonye irembo ku makuru mfite ubu rwose ngo yarabisoje nta makuru mfite ntumbonye ashobora kuza akanayavuguruza wareva ariko ewana Jean Paul wambazagaho niwe ujya uvuga ngo mu kizuru nanjye niho nayakuye yafatiwe hese yarafashwe irembo ryarafashwe erega aho ryafatiwe ni mu rugo rw'umukobwa n'irembo ribo hehe nyine aho mu Buholandi ahubwo wakwibaza uti ku cy'amafoto ya Mbonyi na Jolly agiye hanze ubu bari abantu bakundanye igihe kinini kandi mu ibanga rikomeye ibyo bintu nkubwira byose bimaze igihe byarabaye impamvu ntanze kuvuga umuramenyi we yakoze n'ubukwe ubu ngubu ari wubatse ese simuvuze we yakoze ubukwe ubu byararangiye nyine yavuye mu buseribateri urumva rero kujya kumuvugaho tuvuga ko yari yarafashe irembo ahantu mbonye umuramya kamu mbonye urumva rero ikintu kinini gishobora kuba cyaratumye iyi gapapu irya mbonye nawe ni umuntu munini muri kominote y'abantu basenga muri gospel urabizi tekereza ko ari n'umutop singer kugeza iyi saha niwe muhanzi wa kabiri ukurikirwa kuri YouTube amaze kugira abasubscribers bagera ku 471 Melody wa Murushaga ari kuri 467 ndumva icyo cyonyine urumva uwo kimugira uwari we mbonye uzi concert urumva mbonye abakristo badukurikiye baze gukora comment bamuzi na famille ye babarizwa muri restoration Masoro abamubonayo bazi inshuro bamubonayo urumva kandi hanini byubakiye biri ku izina kuba bize kuba umuntu munini urumva so rero ku makuru uko uyu Jolly Mbonyi yateyemo yatangiye kuvuga akamuri ku mutima Jolly yaramaze gufatirwa irembo ariko nk'umuntu bwanikuramo sete asante akubita ku munzani ahita abona hari Mbonyi kiraturitse ati Mbonyi cyambu ngomba kumubyarira amarembo y'ijuru tugomba kuyajyana yagera naho bazapfana da ijuru rito rega n'urugo urugo rwitwa ijuru rito nta makuru ufite fise wawe nta makuru afite fise ari kumbwira ngo arabizi ngarika ngo none se bundi Jolly n'uyu na Mbonyi bahuriye hera nimba ufite amakuru oya nyine urumva Mbonyi se ntabwo umaze iminsi ubona ko yogoga ikirere bya hato na hato ese naho se nawe urashaka guhura na Jolly koko murahurira mu Kiyovu
fata indege fata indege ndebe ku bwino bwanjye gato ubwira kandi kantu gakaze waretse nka bose bwisome se sinatuvuze ubundi waretse se nka bwisome uri kweditinga tuvuga susi uri kweditinga amakuru niko adusuhuza umuntu witwa Elize wo muri Gisubizo yayibagamo ubu ngubu yibera za Burayi nawe hari icyo avuze muri iyo relation niwe watanze ave ntago mbyita pasi ariko nyina icyo avuze ntago ari cyiza ntago niyo mpamvu ntari bugisobanure ntago ari cyiza nkiziranyeho na Mbonyi n'undi wampaye amakuru naho nakuye amakuru nako yagenze bitese ariko nawe none uyu munsi bi nabaye ikizungereza umugani wa Scovi ntago usindishije yangane pe inkuru z'abastari nabonye zisigaye ziza muri ibu ubu kuzivuga uziga nese ku buryo n'igihe ubukwe buzabera nta makuru turi bumenye ahubwo aya mafoto inkundura y'amafoto bitegure n'ikindi kiri buyakurikire kandi gifite aho gihuriye n'icyo mbajije ni ukuvuga ngo ku makuru nyuma y'irembo irembo rimaze gufatwa urumva hagomba kubaho ikintu gituma abantu bamenya sheri wa Mbonyi ibiki amakuru rero mfite no kubukwe buri hafi nabwo nta makuru gore wa Mbonyi bundi have avuga umuntu w'abandi gusa araho umuntu mwiza i Burayi nyine arahamenyereye hari igihe muri aba babiri n'indi umuntu yavuga ngo aritomborera muri aba babiri shakira koze gende ngo urirongoreye cyangwa urirongorewe biragoye kubisobanura nko kuri Bahati birasobanutse Bahati yaritomboreye se cyangwa umugore yaritomboreye ariko yavuze ko amaze kwitomborera se ndamaze ariko abantu bari kurengera ariko uriya mugore ni mukuru oya ese Bahati we ni muto Bahati ntangana mungu ntabwo Bruce ari wabivuze ngo bose barabyaye niyo bwa kera ngo bose barabyaye niyo ngingo ariko nanjye narabyaye neza siko yavuze Bahati niba umugore wanjye Irene yaravuze ngo ariko ngo bivugwa ko ari umudiforce ngo abana babiri ngo ariko nanjye narabyaye ibyo byagombaga kuba ikibazo kuri Bahati buriya ntabwo ariko Bahati yagombaga kurongora Bahati ni umugrand frère Bahati ni umuntu umugrand frère agomba kurongora ntekereza wenda kandi Bahati Bahati bagiye bamuhumuriza Bahati muveho Bahati nuzi ko yigeze no gupfusha umusheri yapfushije sheri ariko yamupfushije byararangiye byarahombye ese yamupfushije bitakirimo neza ko bakanyujijeho ahubwo yagiye akundana n'abantu batagombaga gukundana Bahati hari abantu bagiye bakundana abantu uzi iyo ngiyo wawe ntaryo wa mukobwa uvanga imiziki yitwa DJ Cyusa harya buriya Cyusa nayo Bahati anakubwira ko ari we muntu bashobora kuba baratandukanye akababara cyane kubera ko yaramukundaga ku kigero atagombaga kumutakaza Cyusa ariko byahombejwe n'iki se Cyusa yarabihombeje Cyusa yaravuze ati reka nkwereke twabaza Cyusa niba Bahati ko ari umusaza ra ndi kwibaza ikintu cyaba cyarakuyeyo Cyusa wibuka ko Bahati ari umusaza umuntu wakinnye mbaye oya nawe ugeze gukina mbaro bihure n'uburaya ntabwo oya ni projet y'abaye umushoramari yaje agashyiraho ahantu bihuriye ahubwo abantu baba bari kuvuga ngo Bahati ngorongoye mukecuru ni ishyari ryo kumva Bahati agiye kwibera muri Canada bawundi banatekereza ko kujya muri Canada barashaka nta kiri muri Just Family nta gikora filime nta bahamuretse akajya guhiga indi mishinga
ariko umva bakoresha n'imvugo zitari zo ntago wafata umugabo mugenzi we ngo uvuge ngo ararongowe oya umugabo ko nibindi umugabo ko byagenda kose abarongoye niyo yaba yarakowe wangu habibaho se kuko ntabwo bamukwa ubundi bamukwa gute wenda bamubwira ngo inkwano nayireke ubuntu buzite ntabwo bamukwa atari umukobwa umukobwa ni ukobwa wa mugani ahubwo wenda bamugira ubuntu buzito yazaribona abonye warabutashye ni inshuti yanjye batiye naye twabaga tuganira inshuti bakunzira babona nawe hakuye umuntu yaje wenyine uriya umugore we nta bandi bantu basanye Maxi yimukiye Canada mu buryo butunguranye gatangira gusesengura uri bwoto busa nata umugore ntabwo wata urugo ntabwo nata urugo wenda nzarujyana ahubwo narujyana ese mu kanya wari kumbwira aho ubundi ngo hari akandi kantu ahubwo ngo abantu oya ntako inkuru wayitinye cyane akavuze ariko ni ubwa mbere kuva umwaka n'igice urarenze nkoze inkuru nanjye nkibura inkuru wayitinye cyane oya ntabwo itinyitse mbone kujya bavuze ko ari ibintu byiza tubihine se Israel Mbonyi yafashe irembo yarifashe ku mukobwa witwa Joli yafatiwe irembo mbere abivamo kuko Mbonyi yaterese Mbonyi yahemukiye undi musore kubera Mbonyi ntabyo mvuze wenda babivuganyeho n'uwo musore ngo ndabona hari umuntu uri kuntereta rero ngo wiregate nta kibazo abadukurikira ari bakuru naranda ejihari urumva gusa hari ikindi na Elize twamusuhuje hari ikindi se na Elize twamusuhuje ariko Mbonyi ashobora kuba aribwo bwa mbere yaraterese buriya si bwo bwa mbere Mbonyi buriya si bwo bwa mbere wari wumva inkuru y'urukundo ya Mbonyi ntabwo ari bwo bwa mbere Mbonyi ahubwo ni ubwa mbere aterese tukabimenya ahari Mbonyi ko ateretara Mbonyi ntawe ataza no kunyumva nabi nawe ubwe Mbonyi ahubwo ari faible mu gutereta ntabwo azi gutereta cyane nyine ni umuntu ngo hari abantu bisaba ngo byikore badashyizemo imbaraga so rero yagiye ibyo bintu byagiye binamubaho cyane ku makuru makeya ku bivugwa kandi nabyo biva ahantu yizewe nuko Mbonyi yagiye urukundo rwe rugenda rupfa rw'abantu ariko indege ibirimo hano hafa Gatsata bakore Gatsata na Nyamirambo buriya bitaba muri Europe amahirwe menshi byari Canada nagiye numva ariko hari inkuru ye y'urukundo nawo mu Nyamurenge mu Rwanda byarabaye we Mbonyi se ntabwo uzi ko Karasira toka kure waki neruro ntirangiye kwa Karasira se buriya yigeze Israel Mbonyi ikiganiro cya mbere yakoze kuri televiziyo hano mu Rwanda yagikoze kuri Flash TV bigizwemo uruhare na Karasira urumva ugende wandike muri Google urabona izo nkuru zavuzwe umunyamakuru akoze iyo nkuru akora kuri Flash wanditse iyo nkuru nicyo gihe akora kuri Flash Nabudu Bronze abantu baramuzi yabaga ari umuntu uri kuri tele izo nkuru zaravuzwe zo Karasira crash kuri Mbonyi crash kuri Claude Kabengera Karasira yari yaramufatiranye mu Buhinde kandi Karasira Kimirongo yari afite imvumo neza ahubwo wenda ibyo byari bajya bavuga ngo nta muntu umenya amabanga ubwo tuzi ibyo nyine tuzi ibyo byo kuri tele tuzi ibyo ariko Karasira nese Mbonyi muri Canada byarahombye
byarahombye yagiye atereta nawe bikanga rega mbonyi ngereka nkubwire buriya mbonyi nubwo ubona turabona wenda turi kumwe turabona dukoranye nk'ikiganiro njye mbonyi muzi kera muzi 2016 kera 2016 twahuriye i Remera mu gitaramo nibwo bwa mbere yarakoze igitaramo kiri rusange ko yaraje akora igitaramo kiri ku cya Serena gihe huzuraga cyane yego icyo kindi yari yagikoze rero muri stade cyari kiraka cyari kirimo na Dream Boys na Jay Polly harimo n'abandi bahanzi bari basekira kuko yari campaign niba ari gutanga amaraso n'ibintu bijya kuba gutyo iyo atari yo gutanga amaraso ni campaign yari yabereye muri Petit Stade tugenda mwibuka ndabyuka nakoraga muri Sunday night exclusive interview ya mbere narayizanye irimo imiyaga yo kuri stade nyine nta kintu utahanye oya yaravugaga ariko karimo nyine ariko waje wefatiye kuri interview mugiye kubanza mu kiganiro kurumva yabaga Israel Mbonyi bagataboneka ari umuhitinze ariko nabyibuka nawe mu mutwe akora iki kiganiro cyangwa abantu bakabimubwira azibuka ko ari umunyamakuru bakoranye ikiganiro icyo gihe yego kuri Mbonyi twamwifuriza ubukwe bwiza hanyuma tugakomeza karagaciyemo nubwo tukafashe heyo iminota oya si showbiz se hano tuba twicaye ngo tuvuge amakuru y'abastari tukamwifuriza ubukwe bwiza pe ntuzumva mvuze Morodekayi ya Fisi ariko ndabavuze kuko nabo bahari isi ajya agira inama Morodekayi nawe yubake birafasha ni amajini ko yavuze ejo bundi musiko yavuze Fisi ntiyubatse urugo yubatse impaya y'abagore se ingo ariko iki kigo cyanyu kirimo amafaranga kuko muri iki Kigali kugira umugore urenze umwe kamushobora umwaka ugashira ubukomeye kandi bose wabayeho monopotapa hakabasundira na Fisi ntabwo asanzwe Fisi impaya abantu benshi bashaka abagore bajya muri impaya ye kureba okay kimwe mu bintu byatumye uyu munsi mvuga ngo reka nguhige nubwo nari narakubuze mu buryo bugoranye natangiye mbiteraho blague ariko reka noneho mbyitseho mu buryo busa nkaho bwinjiyemo neza urupfu rwa Pastor Theogene rukimara kuba hakurikiye ibintu byinshi cyane havuzwa amagambo kuri Pastor Theogene havugwa amagambo kuri umugore we Asiya ndetse n'itangazamakuru muri rusange ugasanga nyine habaga hari impande n'ibice bitandukanye buri gice gitanga ibitekerezo uko babyumva personally wowe kwanza wakiriye gute byakurikiye urupfu rwa Theogene reka twiyambure umwambaro w'ubunyamakuru noneho ube umuntu nawe wabirebaga urupfu icyambere realite y'urupfu nuko abantu bakunda umupfu iyo wapfuye abantu nyine baragota kabisa ntabwo kukota aba ari impuhwe kuvuga ngo bakunda umupfu ntabwo ari urukundo rw'impuhwe ahubwo aba bashishikaje yego so rero Theogene yari umuntu munini yari muri ADPR community nayo ngari sibyo yego so rero ibyakurikiyeho n'ibinini ni byinshi ntabwo namenye ukuntu mvuga ngewe ngo mpresize ariko hagaragayemo gushinyagura cyane abantu bashinyaguriye Theo kabisa pe sinakubeshya kurumva habayeho nyine kurengera kumera nk'uri kuvuga umuntu ntacyo bitwaye utitaye kuwe yasize urumva ikindi ibintu tuvuga biri expose si ibintu turi kuganira nge nawe ngo dutandukane urese abifite ku mutima nyine ni danje kabisa ngewe yego sinakubeshya rwose Sabe na Chita bari mu bantu baninze itangazamakuru ariko bati abantu barashinyaguye abandi bari bakwivuganye nanjye ndabyibutse ariko nanone baje no kunenga n'ibitangazamakuru bikora gospel bati ntago bagombaga gukora ibyo bakoze nk'abantu basanzwe bakora umurimo w'Imana
bati kandi na si Sabe na Chita bonyine banenza abo ba gospel urumva iyo uri muri community sibyo societe urimo ugashaka kuyereka ko umeze ukundi kuntu igutwara uko kuntu nyine wayeretse yego sibyo kunenga aba gospel suko n'abasekira bakoze ibyiza ariko abasekira nta gitangaje ejo buri mu kiganiro na Karegera yavuze ati JALAS atwitse nta gishya ariko se na apotre yongwe nawe azatwike urumva rero nicyo bivuga ni ukuvuga ngo n'abantu badukurikira hanini cyangwa bakurikira ibi bintu nzi ko nabo bicagurira kukugiraho judgment nka Pizzo biragoye pare raporo yo kuyigira ku muntu ukora gospel yaho wanditse ngo imihanda irafunze ngo ibintu birakaze umva atabaye yego urumva uri ku editing ibintu birimo amashusho nka Yafise yanda ajya afata yiruka ukabirekeramo kugira ngo batange none se wowe ubitekereza urumva unyuza amaso mu bitekerezo by'abantu bati itangazamakuru bakanamentioninga amazina ya bari gushuka Asia akajya mu itangazamakuru bakabaye ahubwo bamubuza kujya mu itangazamakuru ubibonamo ikibazo kuba Asia wowe yajya muri media nyuma yo gupfusha umugabo we ku expressing amarangamutima ye kuvuga yuko akeneye ubufasha kuri foundation umugabo we yamusigiye bo kuza muri media mbifatiye hejuru nabyita ikibazo ariko twinjiye ku mpamvu zimuzana ushobora gusanga nta kibazo izihe si wowe uzivuze haruguru urazivuze nibyo abantu bavuga ese sinzi ntago nzi nimba wemeranya nyine niba ari muri media kugira ngo abone ubufasha umufasha gukora iyo fondasiyo umugabo we yasize bumufasha kubaho bumufasha ko babyita gusaba ndetse no gushukwa na bamwe mu bantu bati bari kumushuka bari kumushora ahantu bamurangiza gake gake ugira uwasaba aramusaba akamuha uzatino risivuze ubivuga niba yigura nawayigura nabayigura Max TV yarafunze kandi mbura receiver y'ibihumbi 120 uzayite uvuga uti nabuze mikoro nta sound abuzana mikoro bakagutuka ariko sha wakemuye mimajwi waguze mikoro muri mu biki none se wowe ntabwo wagiye ubona ibiganiro byinshi cyane bitandukanye thumbnail ziriho ari Sabe ari Chita ari pasiteri ari umugore wa pasiteri abo bantu bose basa nkaho bari kwegekaho itaka Sabe na Chita ko aribo bari gushuka umugore wa pasiteri impamvu ntekereza ko Sabe na Chita baba cyane aribo bavugwa nkuko aribo bamwaccessinga sibyo ho bamugeraho nibo bamujyana amabi sibyo se ko kuri ibyo ngibyo Chita yarabyivugiye ati ubu ndi mu rusengero ninjye ufite telefone ya Pastor Theogene irimo channel ye Zahuke n'abantu babo sibyo bitandukanye n'itangazamakuru no kuba yakwitwa umutumirwa n'ubushuti bundi bwinjiye so rero ntabwo nanone navuga ngo ndashima Chita na Sabe ibyo bakoze ariko nanone niba ari bwo buryo se bwo kumufasha sibyo umuntu ashobora kugira ibyago ari inshuti yanjye avuga rero uke ngewe ndagwibumba 10 y'ibyo mfite ariko ndeka ngwe na platform uvuge agahinda kawe wenda harundi uraguha 2 siko kuri ugire 12 bongereho 2 bibe 12 urumva ntawanga ijana murindi iba abantu bafite umutima wo gufasha ntago wabakumira ariko nanone
kuba bakwakitinga nkaho nabo batari gucuruza batari muri gahunda za business icyo tugitekerezaho kabiri. abari bande CHITA na SABIN na SABIN barashaka kuba nka Isa, barashaka kumera nk'abari gushyira inkuru zitari monetiza. Isa yaravuze ngo inkuru za Diane ntari kuzimonetiza Rwema ahita amubwira ngo ino duhure ngo ngenga icyo ndi gukora hano ni ukugira ngo shyira umucyo ku bintu wajya umbara Isa mushuti wacu ku mavuta ntabwo niba yapolodinga ikiganiro turi kubivuga biri byo muri tekinike babyumva agaterekamo adi agapibiriya agasharinga ntacyo ceke ikibazo cye urumva. Ibyo dukora ntago biri kure y'ibyo bakora, nitambunira iriho Theo natwe tukamushyiraho urumva. Nta mutima mubi yewe n'abantu bashaka basubira bavuga ati wenda inkuru wayikoranye umugome wayikoranye urwango birumvikana ko wari ufite umujinya ni natabana Theo n'undi wese babimbwira n'undi wese waba waravuzwe kuri no chaîne kuko ibintu nanone byo kuba muri kino kibuga ushaka kwerekana ko uri inshuti y'abantu buryarya yewe rwose urabizi narabikubwiye na mbere byarananiye kabisa. Niba tuvuganye nkabona ntibijyamo amaraso se adahuzayo ntabaho. Twese hano ku mihanda twaziye kugirirwa impuhwe ngomba kubabara. Rero CHITA na SABIN nabo ubwabo ntibicare bayungurure urumva bakore evaluation bavuge bati twa tuvuga abantu bari gucuruza twebwe turi kugura cyane natwe turi gucuruza urumva karagaciye muri YouTube nongere mbivuge ni isoko rirangaye ni tere ifunguye abantu bazareka ifitina kuko mu gitondo wabyuka abantu bakurangije cyane rwose ntazagira umuntu wumva ngo wanabyuka abantu bagutereye icyizere eba na Ferika itirangira urumva su kwiharahara no kwiyemera ariko uribuka ko hari inkundura ya Big Fishes yabayeho iyo yagiye nka Nyombere ntimwatuje ariko se bivuye koko urumva urayibuka urumva nta gahenge baduhaga yego urumva umuntu akavuga urajya kwa Max TV ntuzagaruke iwanjye kamera ariko buriya JALAS aba yakwicaje mukaganira wese muba mwakoze iki kure mwana kuri ikiganiro ati kure icyo kiganiro kiransebye gisibe ntabwo cyarebwe how comes ngo urabona handi nagiye ngo bambwiye ngo ndi kubasebye ngo gisibye urumva ibyo byaratambutse nabyo birashira urumva. Ikiganiro cya mbere nakoze hano kuri Max TV tuganira narakubwiye nti natanze urugero rw'inshuti yanjye Bulldog buriya ni umujama ndavuga ni Bulldog nshobora kuba bakambwira ati nta interview nguha ariko nkagenda nkahagarara iwe nkavuga nta ni kwa Bulldog inkuru nkayikora nkataha. Inkuru ni inkuru ntago inkuru ari umuntu. Abantu banenze ubwo turacyari muri urumwe mu banyamakuru banini banakomeye muri hano mu Rwanda iyo tayitora abantu nta n'umwanya ngira muri ya forum ya forum yacu na Joel na Janti na Emi Joel yarayijyanye ubu ngubu irahari nese ubu nta muyobozi dufite turi mu nzibacyuho nta niyo hari wamusimbuye ku buyo president ntawe Emi ni vice president Emi ikindege Jedeo ashinzwe n'aba discipline Jedeo harya Steven mu ifaranga nibiki gira ngo Steven ari mu mafaranga bamuteretse kuko ake bagushyira nayo mu ifaranga niyo yarya urayazana Steven afite amafaranga Steven arakize cyane kandi yakize nawe ari muto nta nubwo ibyo kuyakoresha ari byinshi
ari mu ba miliyoneri dufite bakiri batoya ariko akaba umuntu iriya mwiza forum ni kamubwire ibyutsa mu umutwe, ba ni ibyutsa Sha, umutwe. uranyibukije Steven wagira ngo ntago ari uwo muri showbiz sha ni umuntu mwiza ntabwo yitwara nta bikomere yayigiriyemo sha nta bikomere pe bishoboke uko abandi barakutse njya nishimira ukuntu ubundi imbere nari namwise ngo Steve Family TV sha ni famille uriya muhungu ni famille cyane oya Steven nice kabisa yego umuntu wo gushimwa bagomba gushimwa yego nari nkiri kubwira rero abantu banenze Yongwe ko atagomba gukora ikiganiro cya Diane ngo kubera ko yashyize hanze ibitagombaga kujya hanze yongera ibikomere mu bikomere asi amaranye igihe n'ubundi bitarakira byo kubura umugabo we ndetse n'inshuti ye magara kuri wowe iriya nkuru ya Diane yagombaga kujya hanze cyangwa nawe uri ku ruhande rw'avuga yuko agomba kuguma mu gikari ntabwo yari ikenewe uburenganzira bw'umwana bukazaboneka bute nimba kuko uwo mwana ahari none uburenganzira bw'umwana ninde ugiye kubushakira ninde uri bumuhe hariya kuri YouTube inzira yo gushaka uburenganzira bw'umwana niriye ariko media ni voice of voiceless ni ijwi ry'abadafite Diane yabuze kivurira yabuze kivugira abayongwe izi itangazamakuru Yongwe akubwira ko afite ikigo cy'itangazamakuru cyishyura imisoro n'iminara okay ntabwo na mu kritika cyane ariko wapi wapi pe Yongwe ndavuga ngo iki Yongwe yakoze ikiganiro mu gihe nakwita ko kitari cyanyacyo bivuga uko wenda birashoboka ikindi cya kabiri yakoze ikiganiro gikomeye adafite fact ziri tangible urumva niba tuje nkakoresha ikiganiro umuntu akavuga ngo amvuga ikese komeye twavuze hano ni iyihe sura akavuga ngo Miss Jolly yatanze ikirego cyangwa ari mu batanze ikirego cya Ishimwe Diodone ibyo bintu ugomba kuba ufite ahantu neza ubyizeye ko icyo kirego uwo muntu avugwamo sibyo iriya nkuru ni nini cyane niba uvuga ngo bwana boss Norbert uvuga uti operation Bamporiki arimo bigomba kuba mani ari ibyanyabyo byavugiwe mu rukiko hari fact nyine utavuguruza sibyo kuza ukavuga rero ngo umuntu yabyaraye n'undi hanze reba personality ya Theogene uje ukabivuga kuri JALAS bavuga bati nuwo gusase nta gitangaje nta bandi Pizo c'est normal urumva no gufata umuntu w'Imana personality ya Theogene none ni yawe urumva vuga ikiganiro Yongwe yakoze gisa nka kimeze nkaho cyagaragaraga nkaho yari amurwaye nko yararwaye Theo none kuki yasimbukiye hariya cyamusamiye hejuru wa muvani waho uvuga wo mu president wacu yarabwiye ati iyi nkuru kuki bayisamiye hejuru nti itangazamakuru rikorwa rite utangura mu nkuru ariko nakubwiye ni mu gihe iramarira iki twavugaga ibyabari abantu muri dosiye kugira bijyeho umucyo abantu bari bafite igihu bavuga ati se kidi yarabagarikaga yagira gute tuvuga ibintu byose uko byakabaye ariko kuza ukavuga ibintu byo mu gitanda broda urumva hari akantu ugeze kumva usenda ka expressinga ntera ko gakomeye bavuga ngo wabyanga wabyemera ngo akakanya ngo hari zinjiye mu gitsina hari intanga zinjiye mu gitsina ubu none aha tunavuga ibyo zirinjiye ubwo rero ibaza icyo kintu ubu n'izindi zizeho icyo nshaka kubwira icyo nshaka kubwira wari wabona abantu bari kubikora nyine gutya atari mu buryo bw'amashusho tubone ayimuhanga urumva ntago wamubona biriya bintu
urumva Yongwe kuba yarakoze inkuru atayizeye neza noneho ibaze ko muri ra nkuru hari kuzamo version zivuga ngo umudamu numvise abasesengura bavuga ngo afata ibinini ngo byo mu mutwe by'abafite uburwayi bwo mu mutwe uri imagine abandi ubwo niba ariko kuri Yongwe ari kujya he ko ribu wabonye ivuga ngo gukoresha hari abantu bafunze bo bazize iki gukoresha abantu bafite ubumuga sibyo umusaza yakoze bigaragaye ko yamuhaye izo senkani bavuga egare kumushuka sibyo kandi Yongwe nawe urumva yanyuzamo akexpressinga ibintu bikomeye ati nta bana banjye babaho bati atakoze si nyine babaho bati kama mbaye none wowe utakoze wabaho ute ariko se gukora bivuga gukosa nanone no urwitwazo nakoraga oya twese turakosa n'ubu gutya ndi kuvuga ibi ejo mu gitondo zanyumiraho mbivuge muri slang zanyumiraho rwose urumva fisi akaza agasesengura wowe kuri wowe tugaye tugana no ku musozo iyi kesi Asiya niwe tuba tunaraho cyane kubera ko ari uhari Asiya na Diane n'itangazamakuru bakayibanyemo gute Asiya uburyo yahisemo kutavuga ku kibazo ni bwiza niba wenda ari inama yahawe cyangwa ari uko wenda bataramugeraho ko wenda nkuko twabivuze hamwe barakubita nandi bagakubita ngo nuko kuri silence karumetu bakabaye baceceka urumva Diane we urumva niba iyo ngingo irimo tuvuze bihagoye nimba kuko arwaye warenzaho iki ariko se atarwaye yabagamije iki aba yari muzima yabagamije ibyo bavuze b'abaturage baturanye bihe bavuze ngo yaravuze ngo nanjye ndatwika ngo ngomba wakongora ngo nawe agomba kuhafata ku ngufu ubugwate agafatirana nyakwigendera fatirana umuntu udahara ntazisobanura ibyo niba twigisha ati nupfu uzajya mu ijuru warenzaho iki kutarapfa ntago wabihakanye nta proof ifite burana urinde wo kuvuga kutazajyayo ni nk'ibyo mu buriri ntabwo wabona uhera uhakanya umuntu niba mvuga nti kuba hari kugaragaza ibindi bintu hakaza n'abavuga ngo umwana n'uwanjye baza abantu bazo hari wabivuze umugabo uvuga ati umwana n'uwanjye na Diane hari n'uwavuze ngo uyu mwana n'uwa murumuna wanjye bigare ko Theo ari victime c'est toujours sibyo ari kuba victime muri position itarimo kwidefanda ni nacyo kibabaje cyane nacyo nise gushinyagura urumva naho ubundi abantu batandukanye ko umuntu w'umustar yapfa ngo tugaceceka jamais de la vie jamais du tout jamais tugomba kuvuga jamais ntibibaho mu buzima turimo ucyamamare ni inkuru niba umustari uribuka Riderman agonga Rwandex uribuka iyo saga uzi ko umunsi wose yawufashe akawufunga neza inkuru iri kuvuga ari impanuka ya Rwandex ya Riderman nase hari umunsi hataba impanuka ubu tuvuganira abaye iravuzwe se ishwe ubu n'umuntu tuvugana arapfuye aravuzwe ishwe so rero abantu be kuzahuza ibintu ngo bumve ko harimo ubugome urwango ifitina oya nimfa piza ashobora kutagira imbaraga zo kukavaringa kubera wenda agafanta tware dusangiye twasangiye muri abani asante ntabwo nabyuka agahinda kakamutsinda mu buriri hari ibintu twaganiriye Bigimani nashobora kuhagera agafata ishusho akavuga ati aha turi guhingura JALAS akahita avuga ati umugore asize nguyu mutabonye n'umwana ngaba yarafite na murumuna w'inzara yiciye mu Nyakabanda ashyira i Rwanda nguyu nawe ni mu murebe urumva that's life urumva icyo nenga gikomeye nicyo nari mvuzeho nubwo ntivuze mu bundi buryo
bya byo guhagarara kumva kwirimbi ukavuga harimo undi mutima sibyo wakamera nkuko wakamera ubukwe ni events ariko hari abantu ushanga bagiye banakamera umurambo wa Theogene nurumva namabara akagenda afashe phone ngo urumva kabayirebeshejemo ibya bintu umuntu abatagira imirongo migari nabagomba kuzamo burya deontology na ethics zitangazamakuru ubugomba kukashyiramo nako ariko ako nanone ukibuke ko turi gukorera muri tere ifunguye irondo ryivanze na babagabo nabyo yivanze nabyo ariko nanjye ntinye kukavuga haratwa nagiye nkuvugira ubona ko nawe bukamvuye bari kuzasobanura irondo ninde ibisambo ninde twanze kubivuga turabyihorera so rero kuba hari nka revolution yuko citizen journalism iri kuzamuka niko navuga twabitwara muri iyo context biragoye kubijera ariko nyine ubona ko ari bigenda ishyiramo imbaraga ku bintu bimwe na bimwe genda ifata amamezire nyine ku bintu gusa ijambo ryoroshye ryumvikana nuko umustar egari nkuru nibifite aho bihuriye nawe yako urumva uri wiki nkuru ubwo nyakwigendera Jay Polly yapfaga hari umuntu wakoze ikigana avana umugore wa Jay Polly mu bagore ba Jay Polly nzo simuzi hari n'uwayikoze muri systeme arembye aravuga ngo ni umugore we from nowhere kabisa abo bantu zibahurirahe shaka kuba haba harigeze nko gushya nka rimwe kuko nanone ntabwo umuntu yaza from nowhere aje kukuraburiza hari ukuntu urukundo rurimo hari ukuntu haba hari ukuntu mwahuye wenda utambuka niba atahiye neza arakubahuka ushobora guca akantu ukabasuhuza mukabona abantu batavugwa yewe ntibakora fisi byara uko hari abagore baza kuri kamera abo umusaza bahahora ubu fisi tumubuze wenda yigiriye nko kuba muri Uganda igihe gito cyane ko afite n'amamoko hano umuryango watonda nabo uyu muntu nawe se urumva rero ntabwo biba byoroshye imfura ye ntabwo wakwemera kariye imfura ye twavuga se uhurashe gusebanya urayizi se imfura ye ireshya na Morodekayi numva ngo barangana ariko nanjye nanze kubyemera ni gasongo ntekereza ko bamuhimbiye kuko fisi urumva ni mu by'ukuri ngiye duhura bwa mbere nawe sisha ko wakoresheje umwana uzamuhemba se cyari kwimenyereza akazi urambye atereka ari mu nshingano ibibazo byose imfura bangana seda none reba ku myaka yariromariye ni ukuvuga ngo ubu imfura se ihamagara umugore wa se gute ahita avuga mu izina kuko barangana imfura ya Fisi imfura ye ntiyayihasiga kuko yahamagara umugore wa se mu izina Agadutaye fi hano no bivanamo ari iwanjye biraguma kadutahe gusa si ewana pizo nawe waje rwose tuganira utuntu twinshi kadutahe tuzongera tuganiriza abantu kadushimire Urban Hotel baduha ahantu heza cyane ho gukorera haba ibiryo byiza asanze n'abantu bari kurya tubasuhuza ubushobozi nari mfite ntibwari bwinshi mba nariye nk'ibyabo nica akanyoni tungana biragusaba gushinga web cyane web curuza filime n'ibintu kandi irimo inyuguti zibanza alphabet za hafi kandi ntukazicurikiranya ukayandika ukurikiza yikurikira ugahita ugarurira nkahita nongera nkayigarura iyo wabanje sindenga ku myanya ya mbere baza urubayeba shaje ndi yararize ndavuga ntibirakomeye
uriya muntu none se ubundi kuri mbonyi twavugaga abadukurikira reka twabazimye cyane ni si bahavura kumbaza ndi kukubaza niwe mvuga nabonye hano bahavu nibo bari muri la projet ya y'uyu muhungu uyu wa mwana wa njyewe namumenye mubonye muri filime ya Karabutoni umuturanyi akina muri muturanyi cyane ho namubonye pe nge ntabwo nenze ko ari umuramyi burya ariko noneho akantu karenze gakaze wabonye ko konseri irimo Mbonyi na Bosco Nshuti mazina manini yego makuru urumva anafite aho ahurire na bya bivuga ngo ubukwe bwa Mbonyi bushobora kuba bwegereje nuko Mbonyi ashobora kuba agiye gutangira gukora timu zifasha abasani bo muri gospel uriya mwana akaba ari wazaheraho ndi kumwita umwana noneho andi makuru ageretseho atanyemera kumwita umwana nuko uyu mwaka uri burangire yarongoye Emi nawe nibanga Vox Emi Vox ari umwana sera nawe arambuka ntako mugakiza harimo ibanga bana indege iri mu gakiza haryo umuproducer uri ukora indirimbo zo kuramya amakaca twahereho byamusabye kubanza kujya kwa Rugagi kwa Rugagi kwa Minyone nayo aragambwira ngo ntahandi hano wasengera ashama kaca wowe ugomba kubanza ugapuruvinga umuntu ko Imana iri imbere umuntu ashoba uzi ko cyawe ibindi birakomeye nari izo nutabanza Imana ntago urabona umuntu banza Imana yana Mordecai mu kamere mukorera live stream banza Imana mwibere nkazahimbaza abantu hari abariyo Emi Fox nubwo bano bavandimwe twari tuvuzeho badashaka kugaragara cyane mu bintu bundi Freri uri gukora kope nyine igitaramo ni nk'ari ugifite ariko Freri ni umuntu w'umugabo cyane Freri arakora umuhungu afite umutwe uri hejuru kabisa umutwe ni wose arakora kabisa ntabwo ari ntiyaca izuba rya nose ntabwo ubona ukuntu yamaze guforoma yake bahavuse yamushyize ku murongo muzima kabisa kandi buriya bahavu tombora ya Freri tombora iri shwadiri wibuke ko bahavu yaravuye muri City Med yashoboraga hari ahantu kwagirira igikomere cya sinema kandi wibuke ko yaranahuriye n'ibibazo bimwe bijya bivugwa yagiranye na web yindi urumva bari bamutwaye umugabo akava no muri filime ya ntabwo byari kumworohera taha wenda tuzareba ibyo ari byo ko dushimire Freri ni umuntu mwiza by the way ni umuntu mwiza cyane Freri ariko tunasuhuze Samantha inshuti yanjye Mukaneza komera Samantha abantu bagene kuri Mascom downloading application bashyire muri telefone yabo no kuri web filime ze bakundaga batakizibona kuri YouTube bazibona kuri Mascom iragutamije ni famille no nshuti kandi n'ikiryango none famille mvukamo nawe se umukuzine Imana ucunga icyucya agahita kigira kuzine riguruse rigurari ntabwo uzi ko abakuzine be hano muri mike niho bari harya niho bagiye umukobwa mwiza w'i Kigali abari kuzine ni umuryango ariko ngewe Pascaline ntabwo ari inshuti mbi wa regereta kugira mu buzima twahuriye i Kigali ariko gusa ni n'umuntu mwiza niyo muvugana niyo mwaba mutari bubona utari kuba guhuzwa kandi ni n'umugore usa neza wese hari abantu ubona no muri kamere mu mivugire yego oya n'umuntu ukubwira uti jewe nahura n'umuntu nk'ubu nkatwe tube abanyakuri nubwo turi kuri kamera tuvugisha ukuri ko kwinjiye ko mu kazi akenshi abantu tuvugisha baba bari rated n'akazi kuvuga murakora iyo mudakora akenshi ibiganiro birangiriraho ariko Samantha ni umuntu mushobora kuganira ibintu bisanzwe Samantha ni inshuti ni umuntu mushobora gusangira mudafitanye gahunda y'akazi ke atagukeneye ko mufasha nawe utamukeneye ikintu rwose ni umuntu mwiza so ibyo rero ni ibyo nabyo si ibyo se Emi Vox mu kwa 11 ndayivuze ariko nawe mbona wagira ngo ndapendinze kuko hari amakuru ntavuga kabiri se wenda wagira ni fisi wayambwiye yaba kabiri se wagira ngo
kabiri kahise waragiye uragaruka se oya ndahari ahubwo nuko nabirangije namuta inde mayaki harimo se oya mbivuze wagiye ni fisi wabivuze kubera we ari we muhorana ariko oya wabivuga ngo kadutaye tutagira ibyo wangiza ariko ngo ebana ngo shago utago urabihakanye ngo shaka ariko reka nkushimire cyane ofe nishimiye kongera kuganira nawe uyu munsi sinzi nimba ntakuneganya ijambo numva twasoza hari ibihari se bindi tutavuzeho nabonye fata manuka nifata oya ni krema manuka ba debeni ngo barabirukana se gusa buriya mu makuru rwose abarimo amakuru ari umwotsi Ben ari South Africa ntabwo ndenzaho kandi abantu benshi cyane bagiye baciye kandi krema yavuze aho bihuriye kandi declaration ya debeni na Medi irimo South Africa irimo South Africa irimo ni nayo mpamvu harimo n'akantu ka South Africa buriya ni nayo mpamvu ntuzaba arwana no kugira ngo abari hajya arebe ko byazongera gushoboka wa muhungu Eric se kuko nawe yabo yari ihari nyine nawe urabura ko abenshi kugira ngo bishoboke bigomba kuba bifite aho bihuriye na South Africa ka South Africa bose niko karabafasha buri wese aba afite kinyoni yishe ariko kiba kigomba kwicirwa muri South Africa ubivuze neza gadutayire rero ubwo basengere cyane hari ibindi se biharira oya barabasengera mwikise baragaruka nabonye melody bamwikoma ngo yinjiriye Isilamu cyabo wabibonye ute inde melody gukora zana kayitoresha abana njye ntago nabyumvaga neza ngo nuvuga ngo uko waba umeze kose nubwo waba urenze aragupfukamisha kandi aragutegura akagupfukamisha ugatora zana vuga neza interuro azana bayitora bapfukamye abasilamu basenga baba bari ku bibero da ariko babyita se nyangira ngo niko byitwa ari ugupfukama urumva nkaho uri mu gihano ari no kujya ku mavi rero urumva ukajya ku bibero urangije bro urangije kabisa dutaye wa mugabo kiranye utangije ngo batora bameze bate bazarebe iyo arya cyagihe iyo nabonye fata gurukana Breeze ati warengereye ntago ujye ubona se iyo naba afande Mubaraka baba ariyo cyagihe iyo twagiye Nyamirambo muri dutegereje amasaha y'umuceri mbere yuko amasaha ugira ntago ujye ubona ukuntu baba bameze se njya bibona ushobora kugira ngo nta bantu bari kubera ukuntu bose bari hasi uranyise ubone ibice bimwe igice cy'inyuma gusa n'icyo ubona ngayo nguko umutwe ntawo kandi yongeraho ngo nkunda view y'inyuma ariko ngira ngo ni appearance wenda ne wareba ubwiza birashoboka ubwo byabihura na bya Bulldog yaririmbye afite inyuma ni nka nyina aje muri Sunday night tuti inyuma nka nyina ni ati nyine burya agaragara ni nka mama we asa nka mama we ariko melody yavuzemo n'ibikomeye bindi da ntabwo ari nk'ababandi ngo bahanishe udutoki ubwo n'abagabo mbwa bakubita abagore ubwo nibyo sinzi wenda ubwo rero abantu bakoresha intoki bahana ubwo ni urushyi ubwo ni ishingira no gushotora nabo kubita abagore kandi umugabo mbwakubita umugore pe ntabwo bari umugabo umugabo waba utaye tubura ikindi tukwita ariko no kukwita imbwa nabwo si byo ariko nuko twabuze iyindi nyito umugore ni ikiremwa muntu
urutoki rwubahwe urudikaye ibyo nawe mbivuge se urudikaye mbivuge se kadutaye ejo sinabona kamera menya bikomeye kadusoze ubwo rero si ibyo se amakuru ya showbiz nayahari yego ese ko tuyavuze tunyuzemo imiziki nayo mujye kureba babana ba Irene basohoye imiziki yabyaye se sabe se bariya buriya bamwe yapfaga na Mabure ayo Mabure bafite indirimbo se bari gukura bafite indirimbo njye nari mfite amakuru ko bagiye kujyana muri Canada gusa wenda ngo bazajyana ariko ngo Irene ntibiri kumworohera ariko Imana ibirimo bari abana n'abana basize amavuta ahagiye baraperi Irene aragenda ahagiye abaraperi ntabwo Imana si manager se Canada Canada ariko menye tarahiriye abantu na wa muvandimwe twaherayo mboye yagiye hano hakurya kuri baramubwira bati have uramanaginga iki batari ariko abuze ko buriya byakoroha hari nka wa mubyeyi waje kwishyuza cano hariya byari kwita fera amaraso ni mabi amaraso si amazi wowe ngo uramanaginga barakubwira ati busubiye tuzavugana ariko abirimo biri hafi gutungana Irene azajye Canada tuzanira interview ya Safi n'abandi harya ninde wundi uri Canada ukenewe se ukenewe cyane kuba yabazwa ibintu byinshi twanumvira muri Canada ura Frank Joe hari ikintu twamukuramo Frank Joe ba Casanova bose niho baba bariyo baje turabaheruka bakasa babaheruka muri The Choice live ahubwo wenda se hari abana basakuza cyane kuri Twitter bitwa ba Godfather bakababaza impamvu ikinyabupfura atari cyinshi baravuga cyane bavuze nahoze nkurikira space yabo mu gitondo kuri je ntabwo nyapfa kujya kuri Twitter nabirebye kuri YouTube bavuga amagambo nyine utavugira mu ruhame utazi neza abantu bose bafite bari kwandagaza Yudita nawe yararimo bamwandagaje cyane bavugaga amagambo utavugira mu ruhame ntago ari byo ntago ari byo kabisa ntabwo Judite kuki yagumyeho ngo baraturanye ariko na Godfather hariya hejuru ashobora kuba ubwo wenda hari ukundi kuntu bari n'inshuti bisanzwe bagiye bavugamo ibintu mu mazina ahantu hari Dekate na Godfather n'ubundi witwa ngo iki kuri cya kiganiro cyawe na Rwema yavuze ngo niba nguri umuntu muzima sinakwifuriza kukira nakwifuriza kukireba uda undi wabivuze CHITA ngo icyo kiganiro nakwifuza kukireba ngo ni ikiganiro ngo ntakwifuriza umuntu kukireba ngo afite ngo mba ari umutima woroshye nanjye iyo space nakwifuriza umuntu kuyumva hari umuco ugishaka gusigasira ntago wakireba reka dutahe mwirirwe